ndabaha ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ndakwakiriye aho uri hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Ni KCM TV, ndakwakiriye wowe ukunda indirimbo zisanzwe zishyirwa hano za Katolike, by'umwihariko ndagira ni Yezu akozwe. Ubwo ufite ukuransubiza muri comment. Hanyuma njye nitwa Mugabo Ndekwe Regis, ndi Mr Muhanzi. Ndakwishimiye cyane. Uyu munsi ntago ndavuga menshi kubera ko nubundi mukunda indirimbo, mukunda abaririmbyi, mukunda gusenga, mukunda kumva iby'umubyeyi Bikira Mariya yakoze, ibyo Yezu Kristo, iby'Imana Data ushobora byose yadukoreye. Mumvugira utamena ariko muri comment nyaboneka. Hanyuma kuri kamera ntabwo mumbona ariko hari abo mubona, ni nayo mpamvu ntigaragaje. Abagaragara nibo ngiye kwakira, abakobwa beza cyane, abasore beza cyane, umucuranzi mwiza uri hariya. Bafite ibintu byinshi bagiye kuba batugezaho, amajwi meza yabo muraza kuba muyumva, ubutumwa bwiza bakesha Bibiliya ndetse n'ibindi n'ubuhanzi bwabo bugiye kuba busohorera hano. Nkeka kare n'ubwa mbere wenda bamwe na bamwe mugiye kuba mubabona kuri kamera cyangwa se wenda bose baraza kuba batubwira. Rero wowe uri kumwe n'abavandimwe bawe, babwire begere hino cyane, ariko abakunda Katolike, abantu bazi ishapure cyane, abantu bazi kuramya no guhimbaza bigere hino. Hano hari bigiye kuhabera, tukirukana umuzimu mu izina rya Yesu, amen. Ndabakiriye mbaha ikaze bavandimwe bakristo bene data, ikaze kuri KCM TV. Murakoze cyane. Wowe urankanze ntongere kuvuga. Ikaze bakobwa beza. Murakoze cyane. Egereza mikoro gerangejwe tudiyumve neza. Murakoze cyane. Ninde? Ndamutsa Giselle. Ninde? Ndamutsa Giselle. Ndamutsa Giselle. Yego. Hanyuma njye ni Elise Munezero. Elise Munezero. Hanyuma mumfashe muze kurahara muri kamera, ngewe nta byiza mfite nyaboneka, dore abantu bari hariya nibo bakeneye kuko murebana. Yego. Papa ikaze. Murakoze. Ninde? Naye nitwa Kwitonda Elise. Yego. Yego. Uriya wemenya muramuvugira amaherezo cyangwa uravugisha piano? Nibamvugire. Bakuvugire. Urango yitwa nde mubyeyi kaguhaye uburenganzira? Bamwita Maburi. Ubwo yitwa nde? Tumwita Kaba, tumwita Aimable Kaba. Sawa cyane. Aba rero mubona hano ni itsinda cyangwa ni groupe cyangwa ni ihuriro, sinzi uko urabivuga cyangwa uko ushaka kubivuga bitewe naho wigiye naho utuye. Ni groupe KCM Harmony Group. Mbivuze nabi? Egereza mikoro tubwire. Ubivuze neza. Yego. Ngo ryitwa KCM Harmony Group. KCM Harmony Group. Duhere kuri iryo zina. Mpamvu ya KCM Harmony Group. Bahereze pianiste umenya ari wowe wabafashije kwandika. Nuko ari ngewe nzi kuvuga cyane. Okay. Bo barabizi ariko ngewe nzi kuvuga. Wowe yegeraho akantu ka cyane. Ngewe nuko nzi kuvuga. Cyane ariko. Oya ntabwo nayemera kuko ntabwo nzi impamvu yivuze. Okay. Group yacu twayise KCM Harmony Group. Yego. Ntabwo ndi bukubwire wenda ngo igisobanuro ngo KCM bivuga iki, ngo Harmony bivuga iki, ngo group bivuga iki. Ni nkuko bakwise Regis. Yego. Ariko hazagira umwanya wo gusobanura nyine details zose. Babanze barimenye iryo zina kwanza. Bamenye kurivuga, barigira iryabo. Burare bisobanura ari igihe ari byo bikomveka abantu by'iryo zina bigatuma ari yo mpamvu bahita bari. Oya, ntabwo ari byo ibisobanuro ariko ntekereza ibanga. Iracyari ibanga n'agaseke. Karacyapfundikiye. Tuzagira umunsi tugapfundure. Yego. Bo bite ku byo tuzanye noneho sasa. Apana izina. Wowe uri umucuranzi muri iyi group? Ndi umucuranzi. Okay. Babonye nibyo nshoboye kuririmba, ntabwo mbishoboye. Sango natubeshye nta wamenya. Mukanya baririmba nkumva urimo urabafasha. Papa harya watubwiye Elise? Yego nitwa Elise. Elise, wowe muri iyi group inshingano zawe ni izihe? Ngiye inshingano zanjye ni ukuririmba. Iri hejwi? Ndirimba bass. Ndirimba bass. Yego. Mukobwa mwiza. Wowe? Ndi umuririmbyi, ndirimba Arto, nkaririmba n'ijwi rya mbere rimwe na rimwe. Nibyo.
ngo mu kanya turaje tubyumve. Wowe njyewe ndirimba soprano. inshingano zawe muri groupe nazo no kuririmba. Yego. Murakoze cyane. Bo ntago nindira abantu ba hano n'ubundi basanzwe baririmba, rero reka twanzike. Mugiye guturirimbira rero indirimbo ziyi. Ndiye kuririmbira indirimbo by'umwihariko zo muri katolike zakunzwe zifasha benshi, harimo Ni wowe mugenga, harimo Nibuhoraho, ndabizi ko zibuze kubafasha. Iyo ngiyo kabisa. Ngo narenza uko hari abantu bahita bari kureba iki kiganiro bahita bagenda nkomeje. Oya nyabona. Yego. Hanyuma rero ubwo reka dutangire, hanyuma ibindi turaza gukomeza. Abantu hari iri jwi ryanjye ryavuye mu matwi yabo bamaje kuryibagirwa, hari andi majwi yamaje kubagiramo kugira ngo bakomeze bumve baryoherewe. Umwanya ni uwanyu. Pianiste ariko niwe nshaka kubanza kumva kwanza. Kamerama, pianiste uri kumubona? Tunarimo arakandakandamo hariya gake gake. Kubuyu munsi nyiri muzima sukundi ntungane ahubwo mfitiye umugambi. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima nzagusingiza. wabanye nanjye mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima nzagusingiza. Mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana, nimbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana. Niyo nyir'ubuvunyi nitanga imbaraga, ubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho, niyo mukiro. Nibuhoraho hari amahoro yawe, nibuhoraho hari ibyishimo byawe. Komeza inzira watangiye, wicika intege. Wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. N'intego
nzatabaza Imana nzikubita imbere yayo nayisamba insubiza mu nzira maze ndonka agakiza nubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro zadutanya kuko Imana yadukunze bitagira urugero byageza witanga Yezu Kristo ngo adukize kuko namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe amakonera inanga n'imyirongi n'ibikura by'umwana w'Imana shimwa shimwa mwami wacu ratwa kw'isi hose Yesu uganje mu buzima ijabiro mwami wacu reka tugusingize mu ndirimbo no mu mudiho shimwa mwami wacu ratwa kw'isi hose Yesu uganje mu buzima ijabiro amahanga yose naririmbe uwayanze shimwa mwami wacu ratwa kw'isi hose
uganje mu buzima ijabiro. amena amena. Amen. Kristo Yezu akuzwe. Iteka Yes. Nizere ko ubwo n'abari hariya hirya bari kubyumva, namwe mwabyumvishe. Ijwi ryanjye hari abantu bumvaga nta kintu kivamo, ariko ubu nizere ko byibura iyo bumvishe hari ikivamo. Hagira umuntu uri gufata mikoro tujye tuganira. Harya watubwiye ngo witwa Gisele Ndamutsa. Gisele Indamutsa. Yego. Warivuze bwa mbere ngira ngo ni babandi bo mu ikinamico. Bitwa Indamutsa. Wowe ukitwa Ndamutsa. urumva ntago nasobanukiye mu Kinyarwanda. Yego. Nari kubyumva nko mu Giswahili. Yego. Hanyuma rero KCM Harmony Group murayitangije ku mugaragaro cyane. Nibwo itangiye cyari isanzweho? Nibwo itangiye. Ubu nshatse navuga ngo none tariki ni uyu munsi Katolike cyangwa Kiliziya Katolike yungutse abandi baririmbyi, cyangwa se abakristo bose bungutse abandi baririmbyi bagiye kuza bagatera ingabo mu bituga abandi bari basanzwe Cyane. Uyu munsi twishimiye kuba twiyongereye mu yandi magroupe. Yegereze mikoro wamfura. Uyu munsi twishimiye kuba twiyongereye mu yandi magroupe, ariko by'umwihariko twebwe tuzajya tubafasha mu bukwe. Yego. Ntabwo ari ukuvuga ngo tuzajya turirimba indirimbo za Katolike gusa. Hari ukuntu bajyaga baririmbaga chorus ngo ibi bintu ni Yezu wabikoze we turanezerewe, ibi bintu ni byiza. Ako chorus murakazi? Ntabwo mwatashye ubukwe bwo mu cyaro. Abantu bo mu ntara ndabasuhuje cyane batera utwo dukorasi. Yego. Muri abanyakigali. Hanyuma se iyi groupe yanyu ni impamvu ki mwahisemo kuba basic cyane muri Katolike? Twahisemo kuba muri Katolike cyane kuko ariho abenshi muri twe bakomoka. Nubwo hari abandi batarahangaho wenda bakomoka mu yandi madini, ariko twebwe turanga abenshi twese turabakatolike. Gusa ntago bivuze ko wenda twubatse cyane ku idini ngo wenda n'abarokore nibaze baba abantu bacu tuzajya tubaririmba indirimbo z'abarokore nabo. Abadive, turirimbo tw'abadive twinshi dufite tuzabanyura. Abayisilamu banza bataririmba, ariko uburyo baririmba mumenya bidasanzwe, bari kubanza bigoye, bisaba andi mashuri. Baririmba mu cyaraho cyane. Ariko nyine ntago twavuga ngo andi madini turayaheje. Kuko indirimbo buriya umuririmbyi ntago aba ari idini. Kuririmba nyine n'ururimi rwabyo, navuga ko ari idini ryabyo. Umuririmbyi ashobora kugera ahantu baririmba indirimbo zivuga ku muco akaririmba, kandi ntago ababangamiye Kiliziya cyangwa ntago ababangamiye idini. Ni ukuvuga ngo icyo mbashe kumvira mwaho cyangwa se n'abandi kugira babyumve neza, KCM Harmony Group irenze kuba Katolike. Sinzi niba tutatwikujije cyane. Icyo nshatse kuvuga iragutse. Yego, ntabwo ivuga ngo ngewe nzaririmba Katolike gusa. Ntabwo ari Katolike gusa. Bisobanuye ko n'undi muntu w'umudive cyangwa umwisilamu ari ufite impano yo kuririmba nawe yaza akaba joining. Yego, yabitubaza. Twasanga ari ngombwa ko atujoininga, akatujoininga. Kuba wenda twarahuye gutya ntabwo bivuze ko abantu bose bazamo. Hari impamvu yatumye twebwe duhura. Turanahuza dukora groupe. Uraza no kumfasha umera umwe muri bariya nayo yarayitubwira yatumye muhura. Iyo mpamvu nayo turayikeneye. Inkomoko nyine y'iyi groupe. Murakoze, icyo nabivugaho. Hano dusanzwe tuziranye. Tubana mu makorari. Muri aba family. Oya ntabwo ari ukuvuga idini Katolike niho ndi kuvuga. Ego. Rero tugiye tubana ahantu hatandukanye, tuba tuziranye, tuzi uburyo turirimba. Muri ubwo buryo rero inkomoko y'iyi groupe nuko mwisanze mu idini rimwe mugasanga n'ubundi muhuje n'uwo muhamagaro wo kuririmba. Yego. Mwakoze cyane.
mukobwa nabonye wowe ari ukuntu ni wowe uhagarariye mu kuvuga cyari umuvugizi wa groupe. Oya nta muvugizi twese dufite ijambo ringana. Ntabwo mwari mwatora perezida na presidente na secretary. Hano turuzuzanya buri wese ni perezida. Oya. Yego. Uriya ariko we muzamuyishyiremo n'abashinzwe n'umutekano ukuntu kuko aho urujya ndabeshya rata papa. Mikoro ariko wagira ntayiriho. Iyo mikoro iriho? Iriho. Aha. Yego wari ugiye kumwunganira. Nangiye kumwunganira gato. Nta tsinda ribaho ritagira uri kuri. Ntago uwo muntu yabura. Kameme. Ninde rero? Nyakubahwa rwose Kaba niwe uri hejuru. Ubwo mwihore turaza kubigarukaho. Iri tsinda se ni bano gusa mbona cyangwa hari abandi bari behind yaba turi kumwe hano? Hari n'abandi. Ubwo namenye ko ari we muyobozi byinshi ni nawe ndabibaza. Bamaje kugutanga. Gusa barabizi nabo barabizi nyine nuko wenda nakubwiye nyine kwera kumenya kuvuga cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo muvugire. Ariko bishobotse ko ibintu bazi bakabima nkabivuga. Ubundi nicyo cyari kuba cyiza. Bo barabizi ngenzi kuvuga. Okay. Hanyuma rero perezida ukaba n'umuyobozi ukaba n'umuvugizi ukaba n'umucuranzi mwiza cyane. Ariko abantu ngira ngo bagiye bumva utuntu wakandaga ndagira ngo utubakandire neza batwumve noneho. Gira utuntu bakandira mwaba batwumve mu matwi yabo kabisa. Bagufasha akamikoro ni kugira bitakubangamira njya mbona. Ntacyo ndakoresha kamwe. Nabyo baba bitwigishije. Ubwo nibwo buhanga cyane noneho ubwo rero. Arabanya numva ngo ntago bacurangisha kamwe ngo piano ngo bikunde. Urumva ko bijyana bivuga neza. Bamwita pianiste. Aha, mpera mikoro uri. Bera ko mu kanya baririmbye amajwi ahuye, ndashaka kugenda numva ijwi kugira ngo umuntu abashe kumva. Buriya ngo mwitsinda mbabwire, hari igihe ugira gutya rwose itsinda reka bari abantu 10 ejo cyangwa ejo bundi akaba ari nk'abantu 3 bakunda cyane bakajya bavuga ati atari ko ryatsinda ati ntuza nta urimo. Ukumva nyine byanga bikunda harimo abo bandi bakunze cyane bitewe na voko yese imyitware yese simbizi. Elize ndakumva. Twibwire muri base twumve wamfura. Reba muri kamera ubabwire muri base yawe mwijwi. Muzabona ibibagura bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. Murakoze. Yitwa Elize. Urandeba kandi nakurebye nanjye. Rebana na kamera babwire muri ryajwi hajya ngo ni soprano ni tenoro ni iki? Alto. Basically. Okay. Indirimbe muri alto. Twagiye wamfura. Ariko wanaririmba no muri yindi alto ibaye itari hafi. Ushobora gusanga waje ukayisiga to dukeneye ni voko yawe itavanze n'izabandi. Ntago dukeneye ngo soprano cyawe wowe urabikora uko ushaka. Nuwigore rwose. Izina rya Yezu ni izina twese abantu dukirizwamo, ni naryo dusubirizwamo ibyifuzo byacu. Simbabeshya nanjye ndaza kwakira isakramento. Ahantu none hamibukiro ndaza kumenya ko yavuga ubwo yari yaranyihishe. Na za ndirimbo zo muri Bibiliya menya ndazimenya. Umukobwa mwiza harya watubwiye ngo witwa Ndamutsa. Ndagera mikoro. Ndamutsa. Aha, ukaba uririmba mu ijwi soprano. Twagiye. Ubuse ko ayumvishe yose. Nta kibazo nayumvisha yose asigaye iryawe. Yandi yose wumvaga ahuye. Yego. Iriburamo ni iryawe rwose wamfura we. Iriburamo.
niryo dukeneye kumva. narinzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye, nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe. Mumufashe Odi. Nginegamiye amizero y'abihebye, rukundo rutagereranwa, umbera umutamenwa, umbera umutabazi, umbera ubutwari, rukundo rutagereranwa, umbera umutamenwa. Ariko simbabeshye abantu muririmba indirimbo zo kuramya mubayeho neza. Ubwabyo muri kuririmba ngahita numva Landlord naramwishyuye, nkahita numva wanyanze nawe ntacyo yajyanye, ntacyo nabuze, akazi ntafite, nkumva rwose meze neza, umutima uratuje. Mwebwe muririmba nyine muba mwumva mumeze mute? Niba mwebwe muririmba nkumva amajwi yanyu, nkumva agenda akijijwe, nkumva ibintu byose biri ku murongo, mwebwe noneho muzirimba mwumva mute? ubundi iyo turi kuririmba nk'uko Bibiliya bivuga, uririmbye neza abasenze kabiri, tuba turi kwegerana n'Imana, tuba twumva turi kumwe n'Imana. Rata wenda wowe ushobora kuba hari akantu biziho kuririmba secular indirimbo zisanzwe no kuririmba gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri wowe hari itandukaniro ubonamo ku bijyanye n'umuhanzi? Itandukaniro ririmo biterwa na message. Hari ushobora kuririmba sakira uri gushishikariza nk'abantu wenda kunywa itabi cyangwa kunywa ibiyobyabwenge, nkuko nanone ushobora kuririmba sakira uri gushishikariza abantu gukundana cyangwa kugira urukundo. So nje nabibara mu buryo bubiri. Kuririmba gospel byo uri kuganira n'Imana direct, noneho kuririmba sakira uri kwigisha abantu uri guha abantu message wenda yo gukundana y'urukundo. Navuga ko uri gufasha nk'Imana gukundana, kukwigisha abantu gukundana. Aho nanone hari indi sakira nanone bakunze kwita ngo ibishego, wenda ari bya bintu umwana nana yumva aragenda agakurikiza ya mico mibi iri muri iyo ndirimbo. Navuga ko uri gufasha wa mugabo wo hasi. Yego nubwo buryo mbyumvamo. Hari abajya bavuga ngo abantu baririmba gospel cyangwa izo ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ngo ntago bibagora kwandika indirimbo, ngo n'undi se ngo ni Bibiliya ngo bafate bagakopia, ngo wenda ngo icyo bashyiramo ngo n'uducurangisho gusa ngo n'amajwi yabo. Ariko ngo niko birira ababyumva gute? Ababyumva gutyo wabafasha iki cyangwa wabasobanurira gute? Buriya abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ngo ari ijambo bajya kuvuga ngo ni izamvune z'abahanzi. Iyo umuntu atari mu kintu ntabwo abazi ubukomere bwacyo. Na wa mugani uvuga ngo niba ngo utabusya bwitumera. Iyo umuntu atari mu kintu ntabwo abazi ukuntu icyo kintu kivunanye cyangwa gikomeye. Buriya nta kintu kiba gito iyo wakinegirije. Kuvuga rero ngo umuntu aguhaye ngo amagambo yo muri Bibiliya akakubwira ngo genda uhimbe indirimbo, ntabwo ari umuntu wari wese wapfa kubikora. Niyo mpamvu usanga abahanzi ari bake, kandi ku ruhande rumwe iyo uri umuhanzi bishobora kukwinjiriza amafaranga, bikagutunga, bigatunga umuryango wawe. Ariko kuba wenda nkanjye cyangwa se runaka atabikora, si ukuvuga ko nanjye ntafite Bibiliya cyangwa ntazi amagambo yo muri Bibiliya, ahubwo nuko ya mana yo kuvuga ngo ngiye guhimba ntabishoboye. So ni ukuvuga ngo rero abo bantu bavuga gutyo ngo biroroha, ntabwo byoroshye, birakomeye pe. Mera abo bakobwa ijambo. Ndamutsa Karame, ndashaka unyibwirire abandi bakobwa bisanga bamwe na bamwe, Mana imbabarire ntabwo nari ngiye kubavuga muri rusange. Hari abo duhurira mu gisimenti, hari abo duhurira hariya muri Camp Kigali bagiye muri Genizi n'ahandi hagiye hatandukanye. Wowe kwisanga muri kiliziya, sibyo? Ukisanga ugomba kurepeta indirimbo
nka harya zazi wayandi umaje kurimba yitwa inkingi negamiye. inkingi wegamiye, ni ibikomoka kuri famiye yawe cyangwa n'ibyo wagezemo ukuze? Nkeka ko ikintu cya mbere yegereze mikoro. ikintu cya mbere cyatumye nkomeza gusenga no kujya muri kora, navukiye muri famiye isenga, nkomeza gusenga. Birashoboka ko nari kubireka, ariko kuba naravukiye muri famiye isenga byanteye courage. Yego kwisanga mu kuririmba byo ubikomora famiye cyangwa ubikomora muri kiliziya korali irimba nawe ukagendana nayo, padiri yatera nawe ukagendaho? Ni kwa kundi ubona ikintu ari cyiza nawe ugashaka kugikora, then ukagerageza ukabona biri kugenda biza, na n'ubu ntibiraza ariko bizaza. Oya byaraje. Kugira aho KSM TV tuguhostinga nuko haba hari kiba cyamaje kugiramo, kuko nta cyagezemo se ubwo wabuje kubwira iki abanyarwanda. Niba wowe wumvaga nta kirimo, menya ko tayaye cyatangiye kugiramo. Hano wisunze runaka kwegereye ukisunguriya mukaba mufunguye KSM Harmony Group, ibyo bisobanuye ko ubwo watangiye kurenga urwego rwo kwibaza ngo nta cyaje. Yego. Ahubwo komereza. Yego, merci. Yego. Hanyuma mukobwa nitwa Munezero. Kuba narimvuze umukobwa byo hari icyo byari bikubangamiyeho cyangwa uri umubyeyi? Ibyo bintu no kuvuga nagarizo. Urumva ikinyarwanda cyanjye ni muto ni muto ntundenganye rwose wowe kabyara we, ntaza gutsikira ukagira ngo hari ubyo nari nagambiriye. Ibaze ko nuba izina rya mise ngibargirwa. Munezero. Yego Munezero, ubwiza bwawe no kubuhuza n'iyobokamana sibyo benshi birabagora, kuko hari abavuga ko ubundi ngo umukobwa mwiza buriya ngo niwe ugira ibigeragezo byinshi sibyo. Noneho kubihuza n'ubukristo ko wasetse cyane, hari ibigeragezo byinshi byakugezeho bijyanye n'ubwo bwiza ndi kuvugaho. Kudasubiza Muneza cyangwa we nta byakugezeho by'ubwiza bwawe bwakuzaniye umunezero gusa, wamugani nk'izina ryawe? Nge ndamahoro. Uri amahoro. Reka nkomeze ikibazo cyanjye. Ubwo uri amahoro. Yes. Urumva wenda natangiye uburyo natangire kubwiza menya aricyo kigusekeje cyane, ariko iyo abakobwa beza, urumva hari n'umugani w'umunyarwanda uvuga ngo ubwingabe niba abeza ubwiza bupfubusa, abeza bapfubusa. Urumva ari nko muri yo hangira hari. Noneho wowe rero kutera iyo ntambwe ukabirenga ukajya kuba umukristo, ukarenga kuba umukristo, ubwiza bwawe ukabuharira no guhimbaza Imana, ntabwo ari ikintu cyakugoye? Oya, nkuko mugenzi wanjye bivuze, ngiye ku giti cyanjye kuriye muri famiye ikijijwe. Ikindi nkurira mu kiliziya, ntangira mbyina ndaririmba, nibwo buzima nabayemo. No muri secondaire nabaga niho hano nabaga mu kiliziya. Rero ni ubuzima nakuriyemo ku buryo niyo ntari aho ngaho nta handi hantu n'abandi, ni aho ngaho mba. Nta nshuti zawe zari zakubwira ati sha tubona nawe warayobye? Oya, ntagize inshuti zawe zose mu murongo umwe, zose ni iza Gikristo n'ubundi? N'abandi baba bahari, ariko tuba dufite uko tubanye, ntago izo nshuti nzifite pe. Ni amahoro wa mugani wawe. Mumere Kaba mikoro, mbeje ngo yitwa Kaba. Ariko we ntago ujya uririmba? Numva Kaba harimo ukuntu ari bazi, ukuntu nta bazi ujya uririmba? Wapi byaranze. Bazi ishakira muri piano na mbishya muri sente nkabicuranga. Ariko njya numva bavuga ngo gucuranga piano ngo biragora, ngo izi ntoki ngo gucuranyisha akaboko kamwe. Hari ahantu nagiye ku ishuri bigisha ibintu by'imiziki, nsanga nyine abagitangira
bakajya bavuga ngo ntabwo twashobora gucurangisha akaboko kamwe we Amaboko nabonye ubishobora amaboko abiri niyo agora. amaboko abiri niyo agora kuruta gucurangisha akaboko kamwe. Kamwe ntabwo bigora cyane. ubwo bivuze ngo ababimbwiye nabo ntabyo bari bazi. urumva bari bakiga iyo wiga ibintu ugenda umenya ukuri kwabyo. twitega iki rero kuri iyi KCM Harmony Group igiye kuza igasanga izindi groupe zitandukanye yaba izanditse izina yabo n'izindi ziri kuzamuka, ni akahe gashya tugiye kwitega muri iyi groupe yanyu? mu by'ukuri kuba twatekereje gushinga group twatubizi ko hari izindi group nyinshi cyane mu byiciro byose, mu basekira, mu bakatolike, mu ba dive, mu ba DPR, ariko natwe twatekereje gushyira imbaraga hamwe tugashinga group. So ntago tuvuze ngo twaje gusimbura izo group cyangwa se ngo wenda hari ibyo zituzuzaga twebwe tuje kuzuza, ariko ibibaho byose ntago babiririmba. So hari ibyo twebwe tuje gukora rero nyine, ntago tuje kuririmba bisa nkabo, ntago tuje kubigana, ntago tuje kubakuraho wenda kubavana kubi imisoko cyangwa nk'ibyo ngibyo gukompeta nabo, abo tuje kuzuzanya nabo nyine inguni zimwe na zimwe batageragamo twebwe tuzigeremo. Yego. Kuko twe ikintu cya mbere ni ukuririmba tubikunze, tukabyenjoyinga, bikadufasha gusenga, ariko noneho tukanabimenya. Tuzatugiriye amasesiyo yo kwiga kuririmba, twige kuririmba birenzeho, tuvuge niba turirimba wenda kuri iki cyiciro none ahangaha, nyuma y'amezi 2 bizaba bigezeye, nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 4, nitumara kumva twamenye kuririmba nta wamenye wenda tuzigisha n'abandi. Yego. Hari akantu mwakomojeho muvuga ko muzaririmba no mu bukwe, ngira ngo nakumvishe neza niba ntibeshye, sibyo? Ubwo rero mu ndirimbo mwaririmbye umenya ntayo mu bukwe nigeze numva, nayo mpamvu ubwo hari akantu mugomba kumvisha abo bantu, ubwo nibirakarodi bagatangira kubibaha bakabaha akazi. Ntago ari ubukwe bwonyine, ni ama event yose. Ama event yose yose ashoboka tuzaririmbamo. Niyo mpamvu twabwiye ngo ntago dutsikamye cyane ngo kubwira ngo vuga ngo tuzaririmba ngo indirimbo z'abakatolike gusa. Yegereze mikoro, yegereze. Tuzaririmba indirimbo zose bitewe na event runaka. Yego. Niba tugiye n'urugero bagiye nko kwita ingagi, kwita izina ingagi, ntago tuzarimba niwe mugenga, tuzarimba ibijyanye nabyo. Tuvuge niba bazajya wenda wa mugani nko mu bukwe, nubwo niwe mugenga nayo wayiririmbamo, ariko hari ibice nyine bisaba izindi ndirimbo, gusohora abageni bitewe n'igice bigezeho. So navuga ariko ari ama event yose cyangwa se mu nguni zose tuzaturirimbamo, nta birori byose bishoboka mwabijyamo mukabiririmba, kandi batekereza amafaranga no kubuntu twe tuzatubaririmbira nta kibazo. Twebwe cyambere no kubuntu ko ntago rwose tashaka kuririmbira abantu, amafaranga ntago ari yo nyine, ntago ari dutagitinga cyane. Yabarebera agatike n'agafanta ko kumanuza kumva ibyo ngibyo nyine no kwanura ibikoresho n'ibiki byose, ariko icyambere ntago ari amafaranga. Wenda nyine ntabwo nyafite kabaga barayafite, bazajya bampaho. Bara nibo bafite amafaranga. Birashoboka, nabo ntabwo angana. Harimo bafite menshi buriya, harimo bafite makeya. Menya impamvu bakugize perezida. Niba uzi no kubagabanya n'uburyo bagiye bafite amafaranga, urabazi pe. Yego. Hanyuma ubwo mudufashe ariko mutwumvishe nyine ayo majwi yanyu ashobora gusohora umugeni cyangwa kumwinjiza cyangwa gufasha kwinjoyinga abantu bari mu bukwe. Si ngombwa niba atari hariyo mutateguye cyane, ni ugusamporinga gusa bagira babyumveho nta kibazo. Nimwigore. Amajwi meza y'abakobwa niyo aradufasha. Ndugukunda mu mutima wawe umuhe wose ukungana, umenye kwa gukunda
ugukunda umurinde kubabara kunda ugukunda iyo gukunda utagukunda uzi neza uko bibabaza kandi umenye neza yuko nawe byo gushikira kunda ugukunda iyo abantu bashaka kubona umugeni bitabagoranye, ndizera ko ubwo bumvishe ko KCM Harmony Group aribo bantu b'ingenzi. Hanyuma rero mwavuze ko mwagutse cyane, ndashaka tunasoreze ku ndirimbo imwe ya gakondo, nubwo mwarimbye ntari nahagera ariko nayumvishe kandi byanga bikunda niba muri group irenze kuba katolike ikarenga kuba indirimbo za ADPR cyangwa zo kuramya no guhimbaza Imana, mukaba mwajya mu ma event atandukanye, bisobanuye ko bashobora no kubatumira muri hoteli runaka bavuga ati muze muturirimbira abantu bacu, inama y'abaminisitiri yateranye cyangwa abayobozi cyangwa umuryango runaka wateranye. Kandi abenshi abasaza baba bumva turiya turimbo twa Rugamba Sipiriyane n'utundi dutandukanye. Ndashaka wenda rero mbere yuko dusoza kuri ako karirimbo, sinzi niba murasubiza perezida cyangwa mwebwe buri muntu aragenda avuga abantu bagiye gutangira kubakunda bababonye bwa mbere kuri kamera, ukumva ayo majwi yanyu niba mutazabatenguha, kuko hari abaza tukabizera tukanabakunda kubera ibyo baduhaye ariko ejo tukababura. Hari indirimbo zanyu muzakora zigasohoka, hari izakozwe cyangwa muzakomeza mu muririmbe zitandukanye z'abandi? Tugomba kuziririmba nyinshi cyane. Iz'abandi ahubwo ni nkeya. Igice cy'iz'abandi kizajya kiba ari gitoya, igice kinini kizaba ari indirimbo zanyu. Yego. Muzo mwaririmbye nta yanyirimo? Oya, niko tufutse. Ziracyanditse? Ziracyari mu mitwe no mu bipapuro na hehe no muri mashini. Aha. Muri mwe nta wari warigeze aririmbaho mbere ye indirimbo ze cyangwa mu yindi korali? nkanjye ndirimba muri Care International do Kigali. Yego. Aha. Urumva ko uri muri jande cyane. Niko njya numva babivuga. Hanyuma abakobwa mwebwe nta handi mwari musanzwe muririmba? Turirimba hamwe muri Care International de Kigali, ariko hari n'ahandi nkorera ubutumwa korali yanjye nkunda Regina Patrice y'Igikondo. Wowe? Njyewe ndi umupueri Cantores. Gera mikoro. Njyewe ndi umupueri Cantores ariko ndirimba no muri Regina Patrice. Yego. Muri abantu b'Imana cyane, muri abakiriziya pe. Iki ni icyerekana ko padiri aba yarakoze akazi, sibyo? Niba abantu bangana nkamwe muvuka mukavukira muri kiliziya, mugakura muri kiliziya, mukaba mufite n'ibyifuzo byo gusaziramo, nibyo. Aha, rero kugira dusoze neza, ubwo murasoza muri ka karirimbo ka gakondo, hanyuma dusezere n'abantu. Ariko mbere yuko mbasezera mukaririmba, reka nsezere abantu ngewe kuko mwe murasoza mukaririmba. Hanyuma ubwo nyaboneka abantu mukurikiye KCM TV, zahinduye imirishyo, indirimbo mwumvaga muzakomeza muzumva, ariko n'ibiganiro nk'ibi bigiye kujya biza kenshi, abantu nk'aba baririmba amajwi nk'aya meza atandukanye ya gikristo. Yewana, niba ufite umwana utajya yumva ibintu umuzane hano ajye yumva. Niba ufite n'umubyeyi wawe ukunda, hari ababyeyi baba bakunda kwishyira nko kuri Radio Maria ku cyumweru badashoboye kujya gusenga, bashyira kuri Patrice TV, tubabwira bashyire na hano kuri KCM TV,
bumve aya majwi banaganire n'abantu nk'aba mu buryo ubutandukanye. Ndagushimiye cyane wowe wampaye umwanya ukareba iki kiganiro cyose, byari by'ingenzi cyane. Nizere ko urasiga ukanze subscribe kandi ugafungura notification cyangwa se ako kazogera, ariko kandi uduhe n'ibitekerezo. Iyi groupe urayakiriye, amajwi yabo wayashimye, bakosora iki? Ubwo ni umwanya wo gutekereza ukabyandika aho muri comment. Asigaye nge nitwa Mr Muhanzi, ndi mugabo ndekoreje isi niko ababyeyi banyise, mbarizwa kuri Instagram na TikTok, hose ndahari. Icy'ingenzi ni amakuru, imyidagaduro n'ubuzima busanzwe. Hanyuma mu gusoza reka ntegereza amajwi y'abakobwa n'abahungu n'abapapa. Hanyuma ubwo ikindi kiganiro, ibindi ndabizi muri kwibaza ngo se nguriya ngo yahuye n'uriya, ubwo nacyo kizaza, nacyo tuzakimenya. Reka tubanze twumve amajwi yabo n'ikibazanye kugira ngo iby'ubuzima bwabo cyangwa ibiri behind yabo tuzabyinjiremo twamaje kumenya n'ikibazanye, niba bagishoboye, niba namwe mwagikunze mutubwira muri comment, mukandi like, munasharinge muri ya magroupe y'imiryango remezo mubamo, ya penitensiya mubamo, ibyo byose musharinge kabisa, uburyo ikiganiro baracyumva cyose bakamenya KCM Harmony Group. Ndagushimiye cyane, mwanzike n'amajwi yanyu babyeyi n'abakobwa beza. nkomereza intambwe ne kudandabirana, ndi imbata yawe, ni wowe mugabane w'ingwate yanjye, ndi imbata yawe, nta wundi niringiye utari wowe, rutare rwanjye uhoraho. mutegetsi wanjye, waranyigaruriye, nanjye nemera gutwarwa nawe, wantwaye umutima wanjye, wawugize ingwate yawe, wandushije imbaraga, nanjye sinakwiyaka. Hunza amaso yanjye bitagira shinge, ndi imbata yawe, umutima wanjye urarukugusanga, ndi imbata yawe, nterure namamaze ko ndumukire, kuko ngufite umwami n'inshuti.
uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo. murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana. horana namwe nsimbura ibibarwanya. Wa mwanzi w'icyatwa ubakurura mu cyaha nzamukurikija jya wimuremureba. Humura narasinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga we. Murumve twana twanjye ntabara z'urukundo. murarugira intego mwese umujya zibabera umutako mwiza uhora ubarangara amanywa ari na nijoro. ntihagire ikibakanga we. murizihirane cyane mumenye kundara umwana wanjye. niba muhinda kandi umusanga ntukabikangwe. ujye umpamagara nanjye nze tujye tujyana. hashira umunsi sigurura umureba. niba kandi usanga ari wowe ujya umuhungu ujya unyambaza ngo uvure nawe uri umurwayi. muhumure naratsinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga we. urumve twana twanjye ntabara z'urukundo. murarugira intego mwese aho mujya hose rwabera umutako mwiza uhora ubarangara amanywa ari na nijoro. ntihagire ikibakanga we. murumve twana twanjye ntabara z'urukundo. murarugira intego mwese aho mujya hose rwabera umutako mwiza uhora ubarangara amanywa ari na nijoro. ntihagire ikibakanga